bwari ubuzima bukomeye ariko ni n'ubuzima bwigisha, hari byinshi twabivanyemo. Ubwo buzima rero uko bukomeye ni nako bwubaka abantu, bwubaka n'igihugu ndetse. Unity Club rero duha uwo mwanya. Ntabwo byari byoroshye, murabyumva, byari ibihe bikomeye kugira ngo uhuze abantu badafite background imwe. Byabaye ngombwa yuko nyakubahwa Madamu Jeannette Kagame ahuza abo bashakanye n'abaminisitiri bari bari muri guverinoma, batangira uburyo bwo kugira ngo bahura, baganire, bamenyane. Buryo umuntu ahagurutse akaza kugusura, akinjira iwawe, uramusanganira nk'umuntu mukuru, ukamuramutsa, umuha n'ifunguro, mukarisangira. Iyo umuntu musangira muranaganira. Muri Unity Club twasangiye byinshi, haba navuga ko ibyo byose twasangiye byabaye nk'isano ya bwa buntu hagati yacu, byubaka igihango mu banyamuryango ba Unity Club. Igihango navuga ko kizira gutatira, nguko uko Unity Club yatangiye. Umutima w'umutegarugori uhora anoza, twasanze ubumwe bwonyine ari bwo bwadushoboza. Unity Club rero ivuka ityo, ubwo kandi nabo twashakanye baradusanga. Unity Club ifite umwihariko wo kubamwo abayobozi nabo bashakanye babaye mu nzego z'ubuyobozi, ariyo cabinet, baba bagifite izo nshingano cyangwa baragiye mu yindi mirimo. Iri hame rigamije gukomera ku bumwe bwacu no kugira abayobozi beza bakomeza inshingano yo gusigasira ubumwe aho bari hose, ari nacyo kuba intwararumuri bivuga. Nyuma y'imyaka 25 imaze ishinzwe, Unity Club Intwararumuri yakomeje kuba umusemburo w'ubumwe bw'abanyarwanda ibinyujije mu biganiro bitandukanye by'abanyamuryango n'amahuriro. Nuko rero uko igihe cyagendaga kigira imbere, ni nako Unity Club yagendaga ikura mu kuri, ibitekerezo byayo byaguka, ikora ubushakashatsi ku bibazo byugarije u Rwanda, ku bijyanye cyane n'ubumwe bw'abanyarwanda. Hariho abayitangije bayumvaga neza, bumvaga intumbero y'uyu muryango, abandi tugiye tuza nyuma ngira ngo ntitwumve uburemere bwawo, ariko ni nayo ntego wari ufite, ni ukumvisha abanyamuryango bawo uburemere bw'ubumwe bw'abanyarwanda. Mu njyana imwe n'umujyi umwe, Unity Club Intwararumuri ishikamye ku ihame ryo kudaheza, ikomora mu budasa bw'abanyamuryango bayo. Uku kudaheza niko kuranga gahunda zayo zose. Urugamba rwo gusana igihugu cyacu twari dufite byinshi bikeneye kwitabwaho, ariko hakaba iby'ingenzi kurusha ibindi, ari byo yuko abasaga miliyoni bari bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi, hari imfubyi n'abapfakazi baramaze kwicirwa imiryango, ababyeyi bakorewe ihohoterwa bikaviramo uburwayi, ubumuga cyangwa ihungabana, abamugajwe n'ibikomere bya jenoside byaba ibyo ku mubiri no ku mutima. Abanyarwanda basaga miliyoni 4 bari bakeneye kugaruka mu Rwanda, kongera gutuzwa no gusubizwa mu buzima busanzwe. Ibi byose byagombaga guherekezwa n'umutekano, ubutabera no kubaka igihugu kigendera ku mategeko. Urugendo rw'imyaka 25 rwa Unity Club rwaranzwe n'ibikorwa binyuranye, ahanini bigamije guhindura imibereho y'abanyarwanda hibandwa ku bagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi. Twatangiye gukora ibikorwa biduhuza ubwacu ndetse n'ibindi bikorwa birimo gusura ibigo by'imfubyi byari byinshi, tukumva ibibazo bari bafite ndetse tukabishakira n'ibisubizo. Hanyuma haza kuba n'igitekerezo cyo kubashyira mu miryango. Unity Club bigiramo uruhare rukomeye, ndetse n'abatarabashije kubona imiryango hari abo yubakiye, ubu n'abagabo n'abagore bahamye.
njye Unity Club nayita umubyeyi kubera ko aho ababyeyi banjye batabaye Unity Club yarahabaye. Ibyo nifuzaga ku babyeyi Unity Club yarabimpaye. Baranyubakanye mfite inzu ndetse baranankurikiranye mu buzima bwose nabayemo. Murabizi ko iyo umuntu akuze asigara afashwa n'abana ageze mu cyo bita ndindamwana. Bo rero bisanze muri iyo myaka bageze mu zabukuru n'indwara zimwe zanatewe na jenoside, akababaro, ibintu byinshi byari bibugarije badafite umuntu ubafasha. Muri jenoside yakorewe Abatutsi nyuma yayo hari ubwihebe. Urabona umuntu amaze gushira ku bantu, abana, umugabo, umuryango, abavandimwe bose barangiye. Nta buzima rero buba buhari, ahubwo haba hari ubuzima bubi. Nari merewe nabi rero, mbese nanjye nibaza abana nasigaye ngo mariki. Byongeyeho rero twebwe, yego n'abandi bose abenshi kimwe b'iryo zina bari mu buzima bubi, ariko ibaze kwitwa inshike. Urumva ako ni akantu dusa naho twari twihariye karenze ku bandi bose. Ndetse First Lady yarabuze ati ababyeyi ntabwo bakwiye gukomeza kwitwa inshike, mubashakira izina. Na Unity Club yarishatse mu biti Intwaza. Ni Intwaza baratwaje, barihanganye, kandi noneho tugiye kubaba hafi ntihazagire umubyeyi wongera gushavura. Naharoga nikanga ibitero ntabwo byigeze icyenda kandi ntiyamvuyemo. Imvura yagwa ndi mu nzu y'amabati nkumva bariho barasakamba. Najya kujya mufata agatutsi nzakanguka abandi barahunze. Umutima rwose ntuba hamwe. Ariko Unity Club n'abafatanyabikorwa batugejeje hano, umuntu yasubiranye icyizere cyo kubaho. Ndi umunyarwanda, yabaye igitekerezo ngenga cyo kubohora no kubaka igihugu cyacu. Kubaho kwacu ni ukongera kugaruka ku isoko muzi y'u Rwanda, ni ukuba w'u Rwanda kandi ukemera n'abo mu rusangiye, ukarubamo rukakubamo. Muri Ndi Umunyarwanda niho havukiye nanone cya gikorwa gikomeye cyo guhemba abarinzi b'igihango. Tukamenya ko ubupfura hari abantu babugira ku buryo bubarinda guhemuka iteka. Mu by'ukuri ntabwo dukora ibyo bikorwa byatumye tuba abarinzi b'igihango, ntitwari twiteze ko tuzashyirwa mu barinzi b'igihango. Ariko nyuma y'uko tubonye neza ko bihawe agaciro, uyu munsi rero mu by'ukuri tubona ari umusingi wo kubakiraho ubunyarwanda, kubakiraho ubumuntu, ku buryo uruhare rwacu ni ugukomeza ibyo bikorwa. Intwararumuri, bagenzi banjye, banyamuryango ba Unity Club, kuri iyi sabukuru ibyo twishimira ni byinshi. Turashimira abafatanyabikorwa bacu bakomeje kuduherekeza muri uru rugendo kandi rugikomeza. Dukomeze gushaka ibisubizo by'ibibazo bifite imizi mu mateka agoye igihugu cyacu cyanyuzemo, twifashije ubushakashatsi, tunabirage abazadukomokaho. Buriya iyo umurage ari mubi abawurazwe bapfa nabi, ariko iyo umurage ari mwiza abawurazwe basaza neza, bakazahuraga abazabakomokaho nabo bakazasazira mu mudendezo. Unity Club rero yaturaze umurage ushingiye ku ihame ry'ubunyarwanda. Akenshi umubyeyi afite abana hari umurage aba agomba kumuhereza. Nanjye Unity Club yawumpaye nk'umubyeyi wanjye. Ikindi kandi ni uko twese hamwe nk'abanyarwanda dukwiriye kubungabunga igihango cy'uyu murage w'ubunyarwanda, tukagisigasira kuko ari umurungu ukomeye u Rwanda rwubakiyeho. Uyu ni umurage, ni umurungu ukomeye abanyarwanda twubakiyeho. Muze twese intero ibimwe. Isabukuru nziza.
nziza ntwararumuri. Unity Club imyaka 25 imaze, wari kuyitekereza ifite nk'ibiri yari kuvuga ati bariya abantu ni icyifuzo ariko ntikizashoboka. Uyu munsi cyarashobotse, cyarahamye. Nta nubwo ari umuryango gusa, ni n'igikorwa, ni igitekerezo, ni ibikorwa byinshi bibumbiyemo, kandi ndahamya ko ubwo imyaka 25 ishize buriya barayizihiza bahigira indi 25 iri imbere. ubumwe bwacu bwubatse intangiriro ikomeye kandi iduha gutwara urumuri rutazima rumurikira abato, maze twese tugakomeza kubaka no kumbatira u Rwanda twifuza. Nsoje nongera kwifuriza isabukuru nziza abanyamuryango bose ba Unity Club. Umunsi w'igitego, isabukuru nziza ntwararumuri. Umunsi w'igitego, isabukuru nziza